Imana nishimwe, ndabaramukije amuri atandukanye. Uyu ni umunsi mwiza Imana iduhaye kandi twongereye twishimiremo. Ni umunsi w'itariki 2 z'ukwezi kwa munane 2024. Yesu ahabwa icyubahiro. Hanyuma uyu munsi turi ku munsi wacu ijana na mirongo 35 wa Communion Day. Hanyuma turi kwa gatanu. Yesu ahabwa icyubahiro. Hanyuma uyu munsi turashimira Imana duhaye umunsi nk'uyu mwiza. Rero Kristo ahabwa icyubahiro. Hanyuma turasoma muri Zaburi ibice 77 umurongo wa 19 na 20. Rero dusoma mu izina rya Yesu. Avuga ngo ijwi ry'inkuba yawe ryari muri serwakira, imirabyo yawe imurikira isi ihinda umushyitsi iratigita. Haleluya. Hanyuma umurongo wa 20 akavuga ngo inzira yawe mu nyanja, inzira zawe zari mu mazi yisanzure, ibirenge byawe ntibyamenyekanye. Haleluya. Umurongo wa 21 ariko turangiriza aravuga ngo wayoboje ubwoko bwawe nk'umukumbi, ukuboko kwawe Mose na Aroni. Amen. Haleluya. Ngaya amagambo tugomba gusengeraho muri uno munsi. Birayambwiye ngo ijwi ry'inkuba yawe ryari muri serwakira, imirabyo yawe imurikira isi. Haleluya. Isi ihinda umushyitsi iratigita. Amen. Haleluya. Ngaya aya magambo tugomba gusengeraho. Birayavuze ngo ijwi ry'inkuba y'Uwiteka ryari muri serwakira. Reka mubwire, Uwiteka yaje kumurikira cyangwa se aje kuvugisha akoresha inzira nyinshi Uwiteka kugira ngo atuganirije. Wibuke Eliya, serwakira yaje nyinshi, abona ijwi ry'Uwiteka ritwazamo, haza inkuba zihinda, abona ritarimo, haza ibintu byinshi, abona bitarimo. Hanyuma mu kanya gatoya haza akajwi gatuje, yumva harimo ijwi ry'Uwiteka. Reka mubwire, nawe Uwiteka aje kukuganiriza mu mirabyo myinshi. Reka mubwire, mu mirabyo myinshi muri kirisi, mu bikomeye byinshi, Uwiteka yiteguye kugira neza. Humura. Reka nkubwire, Uwiteka yavuze ngo isi mu gihe Uwiteka aganiriza isi ihinda imishyitsi kubera ijwi ry'ukomeye, kubera ijwi ry'ufite imbaraga, ari Uwiteka Imana nyir'ijuru, Imana yaremye isi n'ijuru. Oh, haleluya. Uwo nguwo niwe yaje kumwe n'ubuzima bwawe, uwo nguwo niwe yaje kubana nawe ku buzima bwawe. Yavuze ngo inzira yawe iri mu nyanja, inzira zawe ziri mu mazi yisanzure. Oh, ibirenge byawe ntibyamenyekanye. Humura, Uwiteka yaza mu nzira nyinshi ngo kuganirize. Rero reka kwitegura, reka kwitinya, reka kwibabaza, reka kubyurimo bitandukanye. Ahubwo Uwiteka arakubwiye ngo ndi kumwe nawe. Yaravuze ngo nuca mu mazi menshi, humura ntazagutembana. Aravuga ngo nukuri nuca mu muriro ntabwo uzashya, kuko Uwiteka Imana iri kumwe nawe. Nawe yakubwiye ngo rero uhumura, ari kumwe nawe. Humura, arakuzirikana. Humura, aracyagufite umugambi ku buzima bwawe. Rero ibikugoye humura, ntibikumene umutima. Bikugoye ntibitume wanga Uwiteka, ahubwo mukunde kurushaho, kubera ko agiye kwitamurura, agiye kugaragara ku buzima bwawe. Imana ikugire neza. Kamubwire, Uwiteka yayoboje ubwoko bwiwe, abayoboje nk'umukumbi ukomeye, kubera yuko Uwiteka ni Imana ituzi, izi buri wese, izi ni intoki ze, n'imisatsi yo ku mutwe bwiwe, izi ni imanza yaguciye mu biganza, kubera yuko arakuzirikana, aragutekereza, akwitayeho ku buzima bwawe. Uyu musore wo kwa gatanu, humura, bwira Uwiteka, Imana yamuri we nashyize ubugingo bwanjye kugira ngo unyigaragaze, kugira ngo nkoreshe, kugira ngo ukore ibikomeye ku buzima bwanjye. Ni mu izina rya Yesu tubiseze kandi tubyizeye. Amen. Imana kugira neza. Umunsi wo kwa gatanu urarinzwe. Uwiteka Imana iri kumwe nawe. Ibikubabaje, ibigukuye umutima, Uwiteka yiteguye kugira ngo abikureho. Ni mu izina rya Yesu. Amen.